mwita umusore w'indashyikirwa mu Rwanda, mu bwiza, mu buranga, mu buhanzi, mu bukire no mu mafaranga ndetse no mu bindi bintu bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Mwita umuntu wanditse amateka mu kuririmba, imitima ya benshi mu Rwanda yatwaye cyane y'abakobwa ntabwo ibarika. Ari mu bantu bakuze mu gihugu cy'u Rwanda atarashaka, afite imyaka isaga 30 uyu musore nta wundi ni King James, umuririmbyi w'igikundiro cyane mu gihugu cy'u Rwanda wanditse amateka. Iki kiganiro turibuze gusangamo amakuru yihariye ku giti cye ndetse n'amakuru agiye atandukanye, ibintu byinshi bigiye bimwerekeyeho. Izina rye nyakuri yiswe n'ababyeyi ni James Ruhumuriza, izina rye ry'ubuhanzi ni King James. Itariki yavukiyeho cyangwa itariki y'amavuko ni tariki ya 2 Mata mwaka w'1990, aho yavukiye mu bitaro bya CHUK mu magambo arambuye Center Hospital de Kigali. Umuryango yavukiyemo uyu muhanzi King James cyangwa se James Ruhumuriza, mu muryango w'iwabo ni umwana wa 7 mu muryango w'abakristo basiga ku munsi wa gatandatu abadivandiste. Amashuri yize mu buzima bwiwe bwose ndetse n'ahageze ubu ngubu, intego yihaye kuzageraho nibyo tugiye kureba aha ngaha muri kiganiro. Wowe wakwisitabunda ndagushimiye, nawe utarayikora ndagushishikariza kuyikora, ukinga kuri uyu muryango. Hari byinshi tuzagenda tugeraho bigiye bitandukanye, harimo nko kumenya amateka y'abahanzi bo mu Rwanda ndetse no hanze yabyo mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye, ndetse n'amateka y'ibihugu byacu nk'u Rwanda n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. King James yize amashuri, uyu muhanzi King James cyangwa se King James Ruhumuriza, amashuri abanza yayize mu ishuri rya APR Rugunga, nyuma yaje gukomeza mu mashuri yisumbuye aho yize ibijyanye n'itumanaho n'itangazamakuru. Amaherezo King James yize mu shuri ryisumbuye rya Mount Kenya University, aho niho yize kaminuza, aho yiga journalism and mass communication mu gihugu cy'u Rwanda. Ubumenyi yakuye muri aya mashuri yisumbuye ndetse n'iri shuri rya kaminuza n'iri shuri ribanza nibyo byatumye agera ku rwego yifuza aho ahagaze ubu ngubu. Byamufashije cyane mu kumenyekanisha uburyo bwo gutegura ibitaramo bigiye bitandukanye, kumenyekanisha indirimbo no gukora ibikorwa byo kwamamaza umuziki we mu gihugu cyo mu Rwanda n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, nko kuzamura abahanzi bagiye batandukanye. Yatwaye imitima ya benshi itari bakeya mu gihugu cy'u Rwanda. Urugendo rw'umuziki kuri uyu muhanzi King James wanditse amateka mu gihugu cy'u Rwanda, yigaruriye imitima itari ya bakeya mu gihugu cyo mu Rwanda. King James yatangiye urugendo rwe mu muziki akiri muto, afite imyaka isaga 5, aho yatangiye kuririmba mu rusengero muri 2006. Yatangiye gukora umuziki ku mugaragaro, ariko yamenyekanye cyane mu mwaka wa 2019 ubwo yasohoraga indirimbo ye ya mbere yiswe Intinyi, ikaba yaramukoreye ibitangaza, izina rikomeye mu gihugu cyo mu Rwanda, byatumye yigarura imitima ya benshi. Mu mwaka wa 2013 yitabiriye irushanwa rya Primus Guma Guma maze agera mu myanya ya mbere, bituma izina rye rikomeza kuzamuka ku rwego rwo hejuru, kumenyekana cyane mu gihugu ndetse no hanze yabyo. Indirimbo zizwi kuri uyu muhanzi King James yakoze. King James amaze gusohora indirimbo nyinshi cyane zakunzwe mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari cyangwa se mu karere ka industry yo mu Rwanda. Ndagukumbuye, iyo ni indirimbo yambaye mu gihugu cyo mu Rwanda. Ndagushaka, iyo ni indirimbo yakunzwe cyane mu gihugu cyo mu Rwanda. Ubudahwema indirimbo yakunzwe mu gihugu cyo mu Rwanda. Nyamara ni indirimbo nawe yakunzwe mu gihugu cyo mu Rwanda. Ese uracyakunda, iyo ni indirimbo nayo yasohoye. Izo ni indirimbo nyinshi zagiye zamara mu gihugu cyo mu Rwanda. Abo bose indirimbo nyinshi indirimbo yasohoye ntabwo wazivuga ngo zirangize. Indirimbo ze zinyura mu njyana ya R&B, Afrobeat, Zouk na Pop. Ni indirimbo zakunzwe cyane, murumva injyana zose arazikubita. Uyu muhanzi yanditse amateka mu gihugu cyo mu Rwanda, zigakundwa cyane kubera ubutumwa, umumaro n'umuririmbyi wihariye ku giti cye n'amagambo aryoheye amatwi. Ariko izi ndirimbo akenshi indirimbo ziwe ziba zibanje ku magambo y'urukundo. Akazi akora uyu muhanzi King James yamamaye cyane ku bucuruzi n'imirimo y'ubwitange mu gihugu cyo mu Rwanda. King James waba uzi yuko ari CEO w'uruganda? Ntabyo waruzi. Aka kanya ukimara kubyumva bimenye. King James ni CEO wa Mango Supermarket. Iyi ni sosiyete icuruza ibicuruzwa by'ibiribwa n'ibindi bicuruzwa
bigiye bitandukanye mu mujyi wa Kigali. Uretse ubucuruzi gusa, King James yitabira ibikorwa by'urubyiruko ndetse akora ibikorwa byo gufasha abatishoboye, byerekana ko afite umutima w'urukundo n'ubwitange mu gihugu cyo mu Rwanda, bigatuma aza mu basore beza bo mu gihugu cyo mu Rwanda batarashaka, dore ko uyu mugabo akunda kuvuga igihe kiwe ntakiragera, igihe nikigera muzabibona. Akunda kugaragaza yuko akiri mutoya kandi nta muntu ugena ejo hazaza hiwe, nibyo akunze kugaragaza mu biganiro agiye akunda gukora ku maradiyo cyangwa se ku mateleviziyo cyangwa se ku ma YouTube channel. Icyerekezo n'ubutumwa akunda gutanga ku rubyiruko, intego wamufatiraho. King James afite intego yo guteza imbere umuziki nyarwanda ku rwego mpuzamahanga, ariko kandi agaharanira gukomeza gufasha agaharanira gukomeza gufasha urubyiruko kubona amahirwe no kwigira ku buzima bwiza umuziki we ubamo, ubutumwa bwubaka urukundo n'ubuzima bwa buri munsi bw'urubyiruko tubamo ndetse n'akazi dukora ka buri munsi. Uyu muhanzi King James yabera urubyiruko role model, hari byinshi twazamwigiraho tukazagenda tumenya bigiye bitandukanye. Wakwisiza ndagushimiye, nawe utarayikora ndagushishikariza kuyikora, ukiyunga kuri uyu muryango, hari byinshi tuzagenda tumenya bigiye bitandukanye. Ciao, imvura igwa n'isubira, tuzahure muri video z'ubutaha. Niba hari umuntu wabashaka kutugukoraho kandi nawe ubwawe wakandika muri comment.